bacu mudukurikiye kuri TV, dufate aka kanya nanone tubashimire uburyo mudukurikira kuri urubuga rwacu rwa TV. Tugiye kubagezaho incamake y'icyitwa Reflexology. Mu ncamake ibyo abize Reflexology mu rwego mpuzamahanga bagomba kuba bazi biga, ariko tukababwira n'icyo Reflexology maze kugira ngo ibyo y'ubuzi ngo izamfasha kuki, ese ubundi ni siyanse ikora ite. Twihuse rero reka tugende. Ubwo tugiye kuri page yacu y'ibanze. Page y'ibanze tubwira ngo nabibona ahangaho bango Reflexology training cyangwa se amahugurwa ya Reflexology. Ni ukuvuga ngo tugiye kubahugura mu gahe gato kugira ngo mumenye Reflexology ni iki, ariko iyi ni course ifata igihe kirekire cyane, ariko tubabwira muri makeya ibyo umuntu wize Reflexology aba yarashoboye kunguka mu masomo, aribyo ashyira mu bikorwa izafasha abantu. Byose rero murabona hano running outcome ni ukuvuga ngo ikiva mu byo umunyeshuri yize icyo agomba gusigarana. Umunyeshuri agomba gusigarana, wize Reflexology agomba gusigarana ibikurikira: agomba kuba yumva asobanukiwe neza kandi ashobora no gusobanura Reflexology. Cya kabiri, agomba kuba yumva kandi ashobora gusobanura kandi akanagaragaza abikora muri pratique mu buryo byo bita holistic approach, guhuza ibintu byose, amakuru yose yo kugira ngo ashobore gufashwa, umuntu ashobore kubona ubufasha bwo gutuma umubiri we ugenda neza. Ibyo bita holistic approach, ubwo no kumenya ngo umuntu arya ate, abaho gute, akora akazi ki, yigeze kurwara burwayi ki, ese ubwo burwayi afite burehe n'ibyo bindi, ari gufata ihe miti. Ibi byose bigomba guhuzwa. Asinzira amasaha angahe, yatwise afite imyaka ingahe, yatangiye kujya mu mihango niba ari umuntu afite imyaka ingahe, niba ari umuhungu yatangiye kwirotera. Ibyo byose bigomba kumenyekana bitewe n'ikibazo yaje kuko umufasha kugira ngo umufasha. Ibyo nibyo bita holistic approach, kumenya amakuru yose akenewe kugira ngo umuntu waje gushaka umufasha mu buryo bwa Reflexology aba afite amakuru yuzuye. Icyo kirumvikana. Cya kabiri ni uko uwize Reflexology agomba kuba yumva neza kandi ashobora gusobanura Reflexology ibiyigize ni ibiki, reflexe, icyitwa reflexe ni iki, reflexe zo mu birenge ni iki, zimeze zite, zikora zite, izo mu biganza zo zikora zite. Nanone agomba gusobanura, ayumva neza kandi agasobanura mu buryo bwa nyabwo reflexe ya ngombwa yo ku birenge, cyangwa se ya nyayo yo ku birenge nayo mu biganza, n'icyo agomba kumara mu gihe cyo kuvura umuntu bakoresha Reflexology. Agomba kuba nanone yumva neza kandi agashobora gusobanura metode ikoreshwa muri consultation ya Reflexology. Agomba kuba yumva neza kandi agasobanura impamvu hari igihe biba ngombwa ko umuntu adakorerwa Reflexology hatabanje gusabwa uruhushya rw'abamukurikirana cyangwa se abari basanzwe bamuvura. Iki ngiki agomba kuba cyumva neza, umuprofesiyoneri wabyize neza. Yego, kuba cyumva neza, agisobanukiwe. Nanone umuntu wize Reflexology neza agomba kuba yumva neza kandi akamenya impamvu zose zishoboka zituma umuntu adashobora gukorerwa Reflexology keretse yoherejwe na muganga. Ahangaha ni ukuvuga ngo naho bishoboka, kuko hano muri Afurika amategeko atarabinonosora neza, ntabwo bishobora gukorwa. Iyi referral procedure ntikorwa.
akangaka kumvikane neza, ntabwo bikorwa hano, ntabwo iri applicable, ariko ahandi irakorwa aho bishoboka. Noneho rero twihuse tukajya kuri slide ikurikiyeho, tugiye kureba nanone turakomeza turebe ibyo uwize reflexology agomba kuba azi, ibyo akura mu isomo yize, ibyo yize aba afite mu iki muri we. Uwize reflexology mu buryo mpuzamahanga agomba kuba nanone azi neza kandi asobanukiwe, ashobora no gusobanura ibyo bisa cross referral areas for the hands and feet, uko amareflexe yo ku maguru n'ayo ku maboko bikorana, uko bikorana, uko bihererekanya amakuru, nuko iyo ukoze kuri reflex imwe icyo ingaruka bigira ku yindi. Ibyo agomba kuba abizi neza. Nanone agomba kuba azi neza kandi asobanukiwe impamvu cyangwa se kuki ari ngombwa ko hari igihe biba ngombwa ko haba ngombwa kohereza umurwayi ahandi hantu. Bikorwa ryari, bikorwa mu buhe buryo, ese ni ubunyamwuga cyangwa se ibyo agomba kuba biza bisobanukiwe neza, nta gushidikanya bifiteho, akamenya ko ni ubunyamwuga kohereza umurwayi ahandi hantu ku yandi mavuriro igihe hari serivisi bagomba guhabwa budafite, kandi ntibibuze gukomeza gutanga ya serivisi. Yego, umuntu w'umunyamwuga wize reflexology agomba kuba asobanukiwe kandi agasobanura neza impamvu ituma biba ingenzi ko umuntu ugiye gukora reflexology agomba gukora fit reading, agasoma inyandiko ibirenge n'inzara bitanga amakuru. Umuntu ugiye gukora reflexology agomba kuba azi icyo asobanura kandi akayamenyesha n'uwo ari gukorera ubwo buvuzi, kugira ngo bamenye ngo icyo turi kuvura ni iki, umubiri waduhaye amakuru ameze gutya. Icyo kirumvikana neza. Agomba kuba kumva neza kandi agasobanura ibintu, ingorane zose zigaragara umubiri ugaragaza ushobora kuba ufite. Ingorane umubiri ugaragaza ushobora kuba ufite zishobora kuba ziri inyuma y'ikibazo cy'uburwayi bw'umuntu. Hari ibimenyetso umubiri ugaragaza, uwa reflexology arabibona kandi akabisobanurira uwo agiye gukora reflexology. Abibona gute? Ashobora kubibona muri fit reading, ashobora kubibona muri atangiye gukora tekinike za reflexology. Ibyo agenda abona byose agomba kubisobanurira. Ikindi, umuntu wize reflexology ku rwego mpuzamahanga agomba kumva neza, asobanukiwe neza kandi ashobora gusobanura kandi akanakora pratique ya reflexology mu buryo bwo kuvura nyine reflexology treatment, bwo gukangura imyakura kugira ngo umubiri utangire akazi kawo ko kwivura. Nanone umuntu wize reflexology neza agomba kuba yumva neza, asobanukiwe kandi ashobora gusobanura kandi agakora na interpretation y'amareflex. Nuba agenda asobanura buri reflex ikora iki, ihagarariye iyihe nyama, yikozweho hakorwa iki mu mubiri, reaction ziba mu mubiri. Ibyo agomba kuba bisobanukiwe neza. Reflexologist agomba kuba yumva neza kandi ashobora gusobanura ingaruka zigaragara ku muntu wakorewe reflexology. Hari ingaruka z'ako kanya, hari ingaruka ziza nyuma y'amasaha runaka, hari n'iziba nyuma y'umunsi. Ibimenyetso bigaragara ku muntu wakorewe reflexology kubera ko umubiri uri guhindura imikorere, kubera ko wakanguwe ni ibihe. Ese umuntu akibibona yakwifata ati? Agomba kubisobanurirwa mbere y'uko akorerwa reflexology
kugira ngo atabyitiranya yuko ari uburwayi bushyashya yarwaye. Mu gukora reflexology ikindi agomba gukora gikomeye, agomba kuba yumva neza, asobanukiwe neza, kandi ashobora gusobanura impamvu ari ngombwa gutanga inama ku muntu wakorewe reflexology ku byo agomba gukorerwa mu rugo, kuko nyine concept ya reflexology ni ugukusanya ibintu byose bifite uruhare mu gutuma umuntu agira ubuzima bwiza. Ubwo rero harimo n'ibyo agomba gukorerwa n'abo abana nawe kugira ngo bamwiteho, bamufashe gutuma treatment ari gukora kugenda neza. Reflexology agomba kuba nanone asobanukiwe kandi ashobora gusobanura umurwayi inama ashobora guhabwa utuntu ashobora kwikorera ubwe cyangwa umukiriya bitabaye ngombwa ko akorerwa n'umureflexologist. Utuntu yakwikorera igihe ari yaje kureba umureflexologist, ariko n'uko we yakwikorera iwe bitabaye ngombwa ko ari umureflexologist ubikora byanze bikunze. Ariko ntibikureho yuko hari ibyo umureflexologist yamukorera, ariko noneho uyu nawe afite utuntu abwirwa agomba kwikorera iwe, nko ku ntoki, aho ashobora gushyikira. Nanone umureflexologist, umuntu wize reflexology agomba kuba asobanukiwe neza kandi ashobora gusobanura impamvu ari ngombwa ko umuntu uri gukorerwa reflexology ari ngombwa ko n'abantu babana nawe bagomba gusobanurirwa ibyo akeneye kugira ngo bajye bagerageza kumwumva. Ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu ugiye gukorerwa reflexology bamuharira reflexologist gusa, ahubwo n'abantu bari kumurwaza, niba ari umuntu urwaye cyangwa umuntu urembye, abo bantu bagomba gusobanurirwa kugira ngo bamenye ko ibyo bazajya bakora mu gihe bari gufasha uwo muntu bamwitaho. Cyanyuma umureflexologist agomba kumenya kwevariwa cyangwa se gusuzuma no kureba ibyari bigenderewe igihe umuntu yazaga kumureba akeneye reflexology, niba ari byo biri kugerwaho cyangwa se niba nta kiri kugenda, cyangwa se niba byarihuse cyane, ni ugukora agashobora kubigenzura kandi akabisobanurira n'uri gukorerwa reflexology. Niyo mpamvu kimwe muri treatment zikomeye muri reflexology zikorwa ni ikiganiro gihoraho umuntu uri gukorerwa reflexology agirana n'umukurikirana, kuko nabyo bifite uruhare mu gutuma umuntu akira vuba. Noneho rero tugiye ku yindi slide. Reflexology ni iki? Reflexology ni ubuvuzi kamere bwiza cyane bukorerwa ku birenge, ku maguru, kugira ngo bufashe umubiri kwivura nk'uko ari ku mubiri umeze ariko wubatse. Reflexology ikoresha ibirenge nk'ikarita iyobora cyangwa se miruwari iyobora umuntu kugenzura umubiri w'umuntu wose agenda awufasha gukanguka. Reflexology uyikora igihe arimo agira ibice amasa byo ku birenge, arizo twita reflex zone, duhita bikangura ibice cyangwa inyama z'umubiri w'umuntu ziri muri iyo zone, aho zaba ziri hose mu mubiri zipfa kuba ziri muri iyo zone, nuko turi buze kureba amazone reflex barimo bakangura mu birenge, kandi iyo zone yose igahita ibyungukiramo mu buryo bwiza. Impamvu rero zo gukangura umubiri ni ukugira ngo umubiri ubwawe ushobore gukora imbaraga karemano wifitemo zo kwivura, kugira ngo hafunguke cyangwa hazibuke imiyoboro kamere yo mu mubiri yo kwivura isanzwe iri mu mubiri w'umuntu. Umubiri w'umuntu ufite imiyoboro kamere ukoresha waremanywe yo kwivura,
ku buryo iyo ukanguwe birakunda rwose. Niyo mpamvu Adamu nta muganga yagiraga, yaragendaga gusa, yagenda ubutaka bukamumasa, ibyo bikaba birarangiye, umuti yawubonye. Ariko twebwe tugomba kuvurwa kuko ntabwo tukiri muri dimension ya Adamu. Niyo mpamvu twe tugomba kuvurwa kuko twe turi mu kiragano kibi. Reflexology rero, amateka yayo ni ayahe? History of reflexology, amateka ya reflexology ni ayahe? Amateka ya reflexology aragenda agatangirira mu Misiri, ariko abantu b'abanyedini ntimuhita muvuga burya reflexology ni y'Abanyegiputa. Oya, ni amateka. Mu Misiri abantu basanze, murabizi ko mu Misiri ntabwo bahambaga kuva na kera, ntabwo bahambaga mu marimbi, bahambaga muri za piramide, cyane cyane abantu bakomeye. Bahasanze rero kumva y'umuntu cyangwa se ku isanduku y'umuntu aho babaga bamushyize, hariho amafoto yerekana umuntu wabaga amasa undi ibirenge. Ni amateka. Mu Bushinwa bakoreshaga energy medicine, ni ukuvuga ni uburyo bwo gukangura imbaraga ziri mu mubiri zikorana kugira ngo umubiri wivure ubwawo. Turaza kubibona mu myaka 5000 ishize. Abanyamerika b'Abahindi bakundaga gukora massage y'ibirenge, bakorana massage y'ibirenge kugira ngo bagire imbaraga z'umubiri, bagire imbaraga z'ibitekerezo, ndetse bagire n'imbaraga z'umwuka spirituel. Ni ukuvuga ngo reflexology ishobora gutuma umubiri, umwuka n'ubugingo bijya ku murongo muzima, cyane cyane kuko ifasha kuri stress, kandi stress yangiza ibyo bintu byose. Uwitwa Fitzgerald ni umudokiteri witwa Fitzgerald William Fitzgerald, yari umudokiteri w'umunyamerika. Yavumbuye zone therapy, niyo wavumbuye uburyo bwo kuvura bakurikije amazone y'umubiri w'umuntu, ariko akaba yarasanzwe ari umuganga w'indwara zo mu muhogo n'indwara zo mu mazuru. Ingham afatwa nk'aho ari mama wa reflexology kubera ibikorwa yakoze bikomeye bya promotinze reflexology. Dr. Edwin Boas we yazanye zone therapy muri medical profession, ni ukuvuga niwe watumye reflexology cyangwa zone therapy ishyirwa mu buvuzi. Ari nayo mpamvu bayitiranya se n'ubuvuzi. Uyu Boas we yayikoreshaga mu buvuzi rwose, mu bitaro, igakora nayo, umuntu bakamwandikira nawe akagenda muri reflexology bakamubuzuza ibyo barimo bamukorera. Ni nabyo mu bihugu byinshi bakora uyu munsi. Ntekereza ko natwe ari igihe bizagera bikagerwaho. Dr. Joseph Riley n'umugore we nabo bari bafite clinique ya chiropractic. Chiropractic ni ubuvuzi bujyanye na manipulation y'umubiri, bakurura niba ari amaguru, niba ari amaboko, niba ari umugongo, ukuntu batsindagira bakoresha imbaraga. Ni uburyo bwa physio ariko bukoresha imbaraga. Eunice rero yari umuphysiotherapete muri iriya shuri rya Joseph n'umugore we. Darwin Boas Bears, Dawit Bears ni umwishywa cyangwa se umwisengeneza wa Darwin Bears. Akaba yarakoranye na Eunice nyuma y'urupfu rwa nyirarume. Nyuma ya Eunice yakomeje gukora akazi nk'ako Eunice yakoraga
reflexology, ariko Eunice yaje gupfa muri 1974. Uriya rero mwisengeneza we akomeza ku kazi. Hari undi witwa Doreen Bailey we yazanye reflexology mu Bwongereza ndetse atangira n'ishuri rya reflexology. N'uyu munsi ririho, ryatangiye mu 1936, ariko n'uyu munsi i Londres rirahari. Rya reflexology ryuriya ryashingiwe ya Doreen Bailey, kandi noneho ya Doreen yiganye na Eunice yiga reflexology. Okay. Noneho tugeze kuri hari ibibazo byibazwa rero. Abantu baribaza ngo ese reflexology ni iki? Reflexology ni iki? Yaba ari massage y'ibirenge? Yaba ari ubuvuzi busanzwe bwa kizungu? Yaba kuki sikoresha ibirenge? None bakajya bakabaza ikora gute? Reflexology ikora gute? Noneho reflexology yabimarira iki uyikorewe? Ni ibibazo byibazwa, ariko tugiye gusubiza nonaha rwose mu kanya gato. Hano noneho arabaza ngo how does it work? Reflexology ikora ite? Reflexology ikorera kuri principe yuko umubiri wose kuva ku mutwe kugeza ku mano uri connected cyangwa urahujwe. Uhujwe n'iki? Uhujwe n'imbaraga, uhujwe n'amanere. Iyi connection igaragazwa n'imirongo 10 igize igabuyemo mu mubiri w'umuntu wose ihagaze, kandi iyo mirongo yashushanyijwe cyangwa yahimbwe n'umudokiteri witwa William Fitzgerald twavuze hejuru mu mateka. Izo zone ziva ku mutwe, ziva ku mugongo, zikagera ku mutwe, zikagera ku mano, mbese zigahuza umubiri wose. Kandi izo zone ku birenge umuntu ashobora kuzinyuraho zose azivura akoresheje kuvurira mu birenge. Iyo connection hagati yazo yitwa imbaraga cyangwa energy. Buri gice cya zone gihuzwa n'imbaraga. Ni ukuvuga ngo niba ukoze kuri zone ya mbere igizwe n'igikumwe n'urugero hano, imbaraga zirazamuka zikagera mu mutwe. Kandi ukoze kuri zone ya mbere cyangwa kuri zone ya gatanu ku gahera, birazamuka bikagera mu mutwe. Niko bimeze. So iyo ukoze kuri zone imwe, kuri reflex imwe y'iyo zone, inyama zose ziri muri iyo zone zibyungukiramo. Imbaraga iyo ziri mu gice kimwe cyo kuri zone, iyo zihagaze, iyo energy iyo itari gukora mu gice kimwe cy'umubiri, bisobanuye ko iyo zone yose iba bloke, ntikora. Niba hari igice cyabaye bloke, ari igice cyabaye bloke muri iyo zone, bituma iyo zone yose idakora neza, iba bloke. Noneho mu kumasa rero bakangura icyo gice cyasinziriye, bihita bituma ya zone yose yongera igasubira ku murongo, mbese ni nko kuzibura inzira ziba zarasibana. Noneho twihuse tukagera kuri transverse zones. Ubwo zone zihagaze zo mwazibonye ni zone 10 ngizi, 5 kuri buri ruhande n'izindi 5. Noneho tugeze kuri zone zitambitse ni 3. There are horizontal lines or zones in the body. Bivuga ngo hari imirongo itambitse cyangwa zone zitambitse ku mubiri w'umuntu. Izo zone ni izihe? Urebeye ahangaha uhita ubibona ko kuva hano ku bitugu kuzamuka, iyo ni zone ya mbere. Hagati
mbese ni ukuvuga ngo hano ku bitugu kumanuka gutya iki gituza, ni ukuvuga ngo hari linye eshatu zigabuyemo amazone kugira ngo byumvikane. Linye ya mbere ni iyi yo ku ntugu, linye ya kabiri yo muri zone ikurikiyeho ni iyo hagati igabanyije inyura ku mukondo, linye ya gatatu ni inyura aho amagufa ahurira, akangamurizo kari utambitse, akangamurizo kari neza neza, ni ukuvuga ngo kuri pelvic area cyangwa se aho amagufa ahurira n'amaguru, amagufa y'umugongo ahurira n'amaguru, niho zone ya gatatu iri. Noneho rero ku mubiri ku ngingo, ni ukuvuga ngo ni ihuriro hagati y'umutwe n'umubiri, aho umutwe n'umubiri bihurira, iyo niyo linye, niho iri iyo linye ya zone ya mbere, ku ihuriro hagati y'umutwe n'igihimba. Ku kirenge rero ikaba iri kuri aho amano atereye, uriya murongo wo kuva ku gikumwe hano ritereye ku kirenge, niho iyo linye ya mbere iri ya zone ya mbere. Nayo zone ya kabiri yo ni umurongo utambikije mu mubiri w'umuntu unyuze ku mukondo, muri santarari. Ku kirenge rero ni muri santarari y'ikirenge nyine nk'uko mubibona ngiye niyo murongo ugabuyemo ikirenge mo kabiri. Pelvic cyangwa se zone ya nyuma ya gatatu itambitse, ni umurongo utambitse igihimba hepfo, aho ingingo, aho amaguru ahurira n'igihimba mu kibuno, aho ikibuno kiri, aho amaguru ahurira n'igihimba niho iyo zone iri. Ku birenge rero bikaba ari inyuma hafi ahagana ku gatsinsino, niho iyo zone umurongo uri, murabibona birigaragaza. Noneho rero dukomeje, hano harabaza ikibazo gikomeye kivuga ngo kibaza ngo zone zifasha iki? Zone zifasha iki? Hano buri murongo utambitse ku kirenge werekana ibice by'inyama zifitanye isano zishobora gukorwaho muri icyo gice ku mubiri w'umuntu. Urugero natanga, murabona nko ku iyi zone hano hagati harimo amara n'izindi nyama zo hepfo, zo mu nda yo hepfo, murabibona amara n'izindi, guhera kuri duodenum kumanuka, n'inyama zo mu nda yo hepfo n'izo mu myanya y'uburumbukiro, zose ziri muri zone ya kabiri. Urugero noneho hakaza akandi kantu, connection hagati y'amazone imeze iti? Ibice by'umubiri biri muri zone runaka bihuzwa na energy hagati yabyo, kandi buri gice cyose kigira ingaruka ku kindi. Ni ukuvuga ngo niba dukoze kuri zone yo mu kirenge y'amara, bihita bigira ingaruka ku mara ubwayo. Ni urugero, niba dukoze kuri zone y'umutwe ku mano, bihita bigira ingaruka ku bwonko. Icyo bivuga energy rero cy'imbaraga niyo ibihuza ituma ibyo bintu bishoboka.
iyo habayeho guhagarara kudakora neza kw'igice kimwe muri zone, bigira ingaruka ku nyama ziri muri iyo zone yose. Igihe habayeho kumasa ya zone igakanguka, nanone bigira ingaruka nziza ku nyama ziri muri ya zone yose. Icyo kirumvikanye neza cyane mu buryo busobanutse. Noneho ikindi kibazo kikabaza ngo how does it work, cyangwa se reflexology ikora ite? Reflexology ikora ite? Reflexology munkundiye reka tugire iminota mike tugarukira ahangaha kw'aka gace, noneho uko reflexology ikora n'ibindi tugiye kubigira mu gace kandi gakurikiyeho, tuzatugenda tugira uduce duto kugira ngo amavideo yacu abe magufi kandi atarambirana, kandi mushobore kurushaho kuyakunda. Murakoze cyane. Iyi ni Healthcare CNM TV. Aka ni agace ka mbere tubabwiraga kuri reflexology. Turajya ku gace ka kabiri dukomereza aho ngaho mubona turangirije havuga ngo mbese reflexology